kubera ko wakijijwe wamenye Imana nta mucyo uvanga n'umwijima ubu ngubu ugomba guhambira ugacaho ukagenda. Urumva utabitekereje, utarebye igihe mumaze, utarebye umubano wanyu, utarebye umuryango mwari mwubatse, utarebye iki, ukaba uciye uti umuhanuzi yavuze. Kumbe uwo muhanuzi yarakurebye asanga uri umugore mwiza. Icyo ni icyambere. Asanga ufite akantu, amafaranga, kuko ubu niyo target abantu basigaye bariho. Arangije muri we aravuga ati ari kumwe n'uyu mugabo sinzakomeza mbona uko mubyeta, reka mbatandukanye kugira ngo bizanyorohere gukora iki, kujya kuba umuhanuzi wo mu cyumba. Nzajya ngenda adafite umugabo yancumbikira byoroshye, yangaburira byoroshye, yankorera byose mu buryo bworoshye. Nukuntu abantu benshi babasenyera, bababeshya kubera ko hari inyungu yabonye kuri wowe muri ibyo ngibyo maze kuvuga. Nawe rero ugafata ukabuciyeho